nanjye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 8 Mutarama turazirikana umunsi mukuru wa Epiphany wa Nyagasani, cyangwa Epiphany of our Lord mu rurimi rw'icyongereza. Muri kumwe na Dusenge Gilbert. Naho mukanya. Ni umunsi mukuru w'abakristu wizihizwa tariki 6 Mutarama, ariko mu mwaka wa 2023 ukaba warashyizwe ku itariki 8 Mutarama. Ni umunsi twizihizaho ihishurwa rya Yezu Kristu ku banyamahanga, bigereranywa n'isura ry'abanyamaje cyangwa abanyabwenge. Dukurikije imigenzo ya gikristu, abo banyabwenge bari abagabo batatu, Melkiyoro, Baritazari na Gaspar. Abo bose bakurikiranye inyenyeri y'i Betelehemu bari mu gushaka Yezu wavutse. Aho bamuboneye bamuhaye impano zigiye zitandukanye. Bamuhaye impano za zahabu, imibavu na mira. Ibi birori bifite akamaro kuko bisobanura kwigaragaza kwa Yezu nkumukiza, ntabwo ari ku bayahudi gusa, ahubwo no kwisi yose. Ibirori byibanda ku miterere rusange y'ubutumwa bwa Kristu no kwinjiza abantu bose muri gahunda y'agakiza y'Imana. Mwari kumwe na Dusenge Gilbert. Mbonereho no kubifuriza umunsi mwiza. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Naho ubutaha.